ladies and gentlemen. But muratekereza imbaraga uyu muhanzi yashyizemo, muratekereza amafaranga uyu muhanzi yashyizemo, muratekereza ayo magambo se avuga ko ari mwe mwenyine mukeneye kwiyumva. Rwandans, we love music. Rwandans, we understand music. But I don't know how twifata tugaca intege buri muhanzi wese wagerageje kugira igikorwa runaka akora gitandukanye n'icyo yari asanzwe akora. Yes, we have been missing his song, new songs, and of course he has been lying us that he is going to drop the album. Also, we have been waiting for so long, almost a year, his song ariko ntabwo yigeze asohora. But guys, let me ask you something. Uyu muhanzi ko ntacyo atadukoreye, uyu muhanzi ko ntacyo ataduhaye, kubera icyo kugira ngo tumuteze imbere mu bigendanye n'imikorere ye, his energy. We don't have to put him down in order yo kugira ngo twebwe bwacu ngo twikunda. Nitukikunde man, nitukikunde. Niba ari gukoresha icyongereza, let's support him. Gwibutse neza ko nanone buri muntu urabizi ko tubari imbere, kwera ikisa tutakora ngo tunarenge niyo Nigeria. Kubera ko impamvu ariyo mvuze nuko iri hejuru, ariyo abantu bose bumva, ariyo miziki yabo iri high standard. Kandi nibyo muhanzi wacu yagerageje gukora, arimo aragerageza kubegera kugira ngo ukore imiziki iri high standard, natwe tumenyekane ku ruhando muzika nyarwanda ndetse no ku isi hose, ariko tukamuca intege. Come on, ciao.